Yesu Kristo ashimwe cyane. Amen. Ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo ko bwanditswe na Yohana igice cyawo cya mbere umurongo wa 12 reka some ni page ya 93 ndumva twageze mu isezerano rishya. Haranditse ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Imana idufashe cyane. Amen. Reka subiremo. Icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye yabahaye ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Imana idufashe cyane. Amen. Uri mu bintu bigeze kuri 6 mu nyemerero mvugamo za 3 birangiye Imana ihagurutsa abantu i Kigali ikabazana inaha. Abaririmbyi bagatanga amafaranga bakagurira ibyuma, abakuru b'itorero bakadutegurira igihe nk'iki ngiki. Icyambere nuko ari Imana ishobora byose. Ibyo tuzayikorera ifate abantu b'imyendaro ikabaza. Amen. Kuko ari Imana ishobora byose. Nukubeye kuko imenya byose. Reka mabwire ukuntu imenya byose. Muri 94 Imana yarandinze kuko mu mugambi wayo yari izi ko kuri iyi tariki nzakubwiriza. Ntiwashobora gupfa nakubwirije rero. Ariko ubwo wakwikomanza mu gatuza ukavuga ngawe. Ubwo ntushimye Imana kuri mu mugambi wayo koko. Uzi uko bafatiye kuri Nyabarongo hari bariyeri zigeze kuri 2. Iya mbere wayigeragaho bakagusaka bakakwaka ibyangombwa, waba utabifite bakakujyana kuri komine. Kukujyana kuri komine kwari ukukubaha amaboko n'amaguru bakakujugunya muri Nyabarongo. Ngaho ni kuri komine ngo burugumesitiri ni Nyabarongo ngira ngarahita gukatira ngo urubanza rugukwiri. Urumva niyo waba uzi koga bakuboshya amaboko n'amaguru ntago wabasha kuhikura. Ariko mu ijambo turimo rivuga ngo ni Imana imenya byose. Imana yankuye aho ngaho kugira ngo uyu munsi nzaze nkubwire ubutumwa bwiza. Amen. Twasomye amagambo yanditswe na Yohana. Mwanditsi ni Yohana. Murongo wa 12 aravuga ngo icyakora abamwemeye bose bakizera izina rye bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Kumwemera ukongeraho kumwizera ako kanya ugahita uhabwa ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Insanganyamatsiko tuganiraho iravuga ngo icyaguhesha agaciro ko kuba mu muryango. Icyaguhesha agaciro ko kuba mu muryango. Ndavuga ibintu bigeze kuri 2. Muri 6 byaguhesha agaciro ko kuba mu muryango w'Imana. Kandi byumvikane niba hari umuryango w'abana b'Imana hariho n'umuryango w'abana bande ko mutinya kusubiza w'abana bande. Nuko biri rwose, nuko biri. Niba utabarizwa mu muryango w'abana b'Imana ufite ahandi ubarizwa, ariko ndakwifuriza kubarizwa mu muryango w'abana b'Imana. Murumva atari icyifuzo cyiza? Yohana rero yabonye Yesu amubona nk'Imana. Kuryizera ako kanya tuhabwa ubushobozi bwo kuba umwana w'Imana. Ni ibintu bibiri ngirira gutya. Ni ibintu bibiri pastor. N'ukuri ni bibiri kandi ntago bigoye. N'ukwemera izina ukongera no kuryizera ako kanya ukabura vutse ukitwa umwana w'Imana. Uzi ko ari umwana uvuka kwa kana kakabigenda. Wanamukoraho wabaraho wafata bati benshi umukore wakubise benshi. Icyambere sose mvuga kuri 2 dusenga Imana. Ikintu cyambere ndifashisha imiryango isanzwe tubarizwamo. Isanzwe tubarizwamo ubundi ubwayishushanya umuryango witwa itorero. Ibyanditswe biravuga ngo urugo rwiza ni ijuru rito. Iyi miryango isanzwe tubarizwamo ishushanya umuryango witwa itorero. Iyo umwana yavutse muri iyi miryango isanzwe uwo muryango avutse murangwamo n'ibyishimo. Amen. Muri uyu muryango witwa itorero umwana avukamo ryari igihe yari umunyabyaha kakira Yesu n'umukiza mu bugingo bwe. Aba ari umwana uvutse mu muryango witwa itorero. Kandi natwe abakristo turishimye kandi turabona agacu kuko tugiye kubyara. Haleluya.
amashyi menshi ku Mana twishimire ko turabyara. Ni ukuri uyu munsi turabona muri uyu muryango witwa Itorero turumva ibise, niko babyita harya, turumva imigendo. Soza rero icya kabiri kiranga umwana uvutse mu muryango. Cya kabiri kiranga umwana uvutse mu muryango. Reka ngaruka muri ya miryango ndi kwifashisha isanzwe tubarizwamo. Iyo umwana avutse twabonye ko icya mbere ari ibyishimo, siko bimeze. Icya kabiri iyo avutse ni itegeko. Ubwo nagarutse muri sosiyete, ni itegeko ngase n'abo mu muryango yavutsemo. Reka mbivuge muri base mbanza aribwo mubyumva, ni itegeko. Oya ntago ari ukwinginga, ni itegeko. Subiramo ngo ni itegeko. Uramenye rero ngumenera ibanga utazajya ahantu babyaye ugaterura umwana w'abandi ganse bega icyana cyiza we ariko ndabona ntawe basa, bahita bagukura muri salo bakakwirukankana bakakurenza ibikingi by'amarembo n'amarembo bakabati tuvira aha. Uramenye ritazagucika, ahubwo mubwire kuntu uzavuga, muvuge ngo bitubwire. Ukimuterura uzamwitegereza wete anse bega icyana cyiza we ni se musa. Mbese ahantu nyina aryamye azahita yegera ku ruhande akwereka nawe wicara ku buriri. Wamubonye se n'amasoso yarebe diye n'inzara z'amaboko waje, mbese amukuremo n'utugana n'udusogisi tumukuremo. Reba n'amanuse ni se musa ngo muhe umushyitsi. Nawe nuko wavuze ko umwana asa, uramenye rero itazagucika kavuga ati antuwe ngo bega cyane ngo nawe musa. Reka da umwana sa muri uyu muryango witwa Itorero. Iyo uvutse mu ijuru impundu zikavuga, natwe ubwacu tukishima. Ni itegeko ngo use na bene so usanze mu muryango witwa Itorero. Kandi byanditswe baravuga ngo mubabera mu ngeso zanyu zose, kuko iyo bahamagaye ari iki? Ari yera. Amen. Ni itegeko rero muri umuryango w'abana b'Imana use na so, use niyaguhamagaye, use na bene so, witware nk'uko bitwara, bakizera izina rye, bahawe ubushobozi bwo kuba abana b'Imana. Mbifurije kuba abana b'Imana mu izina rya Yesu. Muzamure ibiganiro ngo turabyakiriye. Mbifurije kuba abana mu izina rya Yesu b'Imana. Amen. Ndabibifurije mu izina rya Yesu. Mwahagurutse tugasenga Imana, tuvuga Mana dukeneye kubarizwa mu muryango. Murumva atari icyifuzo cyiza? Duhaguruke twese twisengera Imana, tuvuga ngo mwabaririmbyi mwe dukeneye kuguma muri uyu muryango, kuko ibidukura mu muryango ni byinshi, n'ibidutesha agaciro ni byinshi. Ariko nituramuka tugenda dusa na Data mu nshingano zacu twese zose, tuzasa na Data wa twese. Imana ibaho umugisha mu izina rya Yesu. Muri iri teraniro hari abandi ngira ngo dusengere, abantu barushye nk'uko nari ndushye. Wowe utarakizwa, wowe utarakira Yesu n'umukiza mu bugingo bwawe, zamura ikiganza tugusengere mu izina rya Yesu. Zamura ikiganza huri uvuge ngo maze kumva ubutumwa bwiza, nanjye nkeneye gukizwa. Tubabonyemo mukomere Yesu amashyi menshi cyane. Mureke twishime, kuko iyo abana bavutse ngo mu ijuru impundu ziravuga. Dufatanye na Data wa twese gushima Imana. Mu kimenyetso cy'uko uteye intambwe usanga Yesu, tera intambwe wigira imbere. We wazamuye ikiganza, ndabona abaprotokoli ari inyuma, mubafashe mubanyerekera inzira. Turagushimye Imana yacu. Dusenga twingingiye umukozi wawe ngo umukoreshe, kandi wamukoresheje. Twakwinginze ngo ijambo ryawe rihige, rimara guhiga rivumbure, rimara kuvumbura ryice, kugira ngo umuhigo uboneke. Turagushimye tugukomeye amashyi, kuko umuhigo w'ijambo ryawe ubonetse. Mana uhabwa icyubahiro. Bibiliya iravuga ngo kukubaha nibwo bwenge, kandi kuva mu byaha niko kujijuka. Aba bantu Mana kuva uyu munsi wa none bumva ijwi ryawe ntibinangire umutima, bakaba baguciriye bugufiya. Turabasengeye ngo ubwenge bukomoka mu ijuru buboneye
bwururukire muri bo kugira ngo mwami bubashe kubayobora. Bari bagize igihe mu mwijima, ariko ubwo bwenge turabubasabiye kugira ngo bubayobore mu mucyo w'ijambo ribamurikiye, kugira ngo babashe gutandukanya umucyo n'umwijima. Ubababarire gukiranirwa kwabo, ubababarire ibyaha bagukoreye, ubababarire inzira z'umwijima babayemo, ubababarire ibyabo bitabwe mu nyanja yo kwibagirwa. Bambika imbaraga zo guhamya ibyo bakiriye by'igiciro, bambika imbaraga zo guhamiriza abo bagiye bakorana ibyaha, bambika imbaraga zo guhamya mu baturanyi babo, mu miryango yabo, ku misozi aho bavuka. Ubambika imbaraga bamere nka wa muririmbyi waririmbye avuga ngo sinzibagirwa igihe nakizwaga. Batangire guhamya imbaraga no gukomera kwawe. Turagushimye ko byumvise kandi tugukomeye amashyi, kuko uri umwami uvuga bikaba, wategeka bigakomera. Urakoze Yesu, icyubahiro n'ikibi cyawe.